baje kubasuhuza mbani ikaze mwe mukuri iki kiganiro sobanukirwa. Uyu munsi twaba twabateguriye ku masunzu nka kimwe mu bintu byarangaga umuco nyarwanda. Muri iki kinyejana turimo birashoboka ko abagize amahirwe yo gutega amasunzu ari bake cyangwa abayabonye akaba ari bake cyane ugereranije no mu Rwanda rwo hambere. Yewe na bamwe mu rubyiruko rw'ubu bakaba batayazi. Ikiganiro sobanukirwa kiragusobanurira icyo amasunzu yaravuze cyangwa yarasobanuye mu muco nyarwanda. Nge ugiye kubagezaho ikiganiro ndacyari Ntagara Delphine. Amasunzu ni imisatsi idasanzwe yo mu Rwanda yategurwa n'abakobwa, abagabo ndetse n'abasore. Ibi bikaba umwihariko wabo nk'abanyarwanda kandi agatuma basa neza. Amasunzu yagiraga amoko arenga 30 ariko hakaba hari ayategwaga cyane ariyo moko 3. Hari amasunzu y'abaja b'ubwami, ay'ingabo z'ubwami n'ay'abasore bajyaga kurambagiza bateze. Bitewe n'ikiciro wabaga ugezemo hari ubwoko bw'amasunzu wategaga. Amasunzu kandi ntiyatezwe n'abanyarwanda gusa, yagiye akundwa cyane n'abastari batandukanye. Aha twavuga Lupita Nyong'o, umunyamideli ukomoka muri Tanzania, aho mu mwaka w'ibihumbi 2018 yateze amasunzu mu buryo bwa gakondo yo mu Rwanda, aho benshi batangariye uwo mudeli kandi bakanawukunda. Teze amasunzu yifashije umugozi wa zahabu, bigatangaza benshi kuko byari bijyanye n'ikanzu yari yambaye nk'umunyamideli. No mu Rwanda abastari batandukanye bagenda bayatega bayifashisha mu bihangano byabo kugira ngo berekane umuco nyarwanda. Amasunzu yarafite igisobanuro ku muntu wayateze. Iyo abarwanyi bambaraga amasunzu byari ikimenyetso cy'imbaraga n'ubutwari, ibi bikabatera imbaraga n'umwihariko nk'indwanyi. Naho ku bakobwa, umukobwa ukiri muto yategaga amasunzu mbere yo gushaka. Ku mukobwa kandi byari ikimenyetso cy'uko ari isugi. Iyo umukobwa yategaga amasunzu byagaragazaga ko uwo mukobwa ari umwari w'u Rwanda, ibi bakanabimwubahira cyane. Iyo amaraga gushyingirwa yahinduraga imisatsi ye kugira ngo byerekane ko avuye mu ciciro agiye mu kindi. Iyo umukobwa cyangwa umusore yategaga amasunzu byagaragazaga ko ari ingaragu kandi ashobora no kurambagiza cyangwa kurambagizwa. Iyo rero umukobwa yavaga muri iki ciciro byasobanuga ko ari umugore agatangira gutega urugori. Bisobanura ko yashakanye kandi azerekana kubaha umugabo we ndetse n'abana babo. Gutega amasunzu kandi byerekanaga ibyiciro byatanzwe n'abayobozi bakomeye ndetse n'abanyacyubahiro n'abakiri. Mu Rwanda rwo hambere amasunzu yari afite icyo asobanuye mu muco nyarwanda, bitandukanye n'ubu aho usanga byinshi byarangaga umuco nyarwanda byagiye bicika bitewe n'iterambere tugenda tugeramo. Negura ikiganiro negereye bamwe mu babyeyi bakuze kandi bagize amahirwe yo kubana n'abanyarwanda bo hambere bateze amasunzu, bambwira icyo amasunzu yarasobanuye mu muco nyarwanda. Bakabona ko uri umubyeyi, noneho waba wagiye mu birori, waba wagiye mu bukwe ugategura urugori, noneho bakabona yuko uri umubyeyi wabyaye. Ko baranavugaga kizihira umubyeyi ni ukubyara no guheka ugategura urugori. Nicyo cyarangaga rero umuntu w'umubyeyi. Wajya no mu minsi mikuru uri umubyeyi ntutege igitambaro ugasokoza ugatega urugori. Nabonaga mukuru wanjye yatega, nkabona sogokuru niwe yamusiburira. Buriya rero kera ibintu by'amakanta nta kintu bashyiragamo. Bashyiragamo amavuta bisigaga. Ab'iki gihe bafite viziyo yabo. Urabona no kwambara ubusa barabwambara. Kuva navuka nabonaga ababyeyi bakenyera. Ntabwo nigeze mbona umuntu wambara ipantaro. Mama ajyaga ambwira ati baje sinzi no kundambagira, nabonye banzana mu kirago. Ati n'uwabaga afite igisebe, n'uwabaga atagira amazuru bamujyanaga nijoro bakamujyana bamukenyeje ikirago. Kuko ibya kera ni umuco wabyo. Uko urabona n'uriya mwami nawe yarateze amasunzu kubera kwerekana umuhango wa cyami wa kera. Ab'iki gihe ujya unabibona ko bafite imisatsi baba bayiboshye. Ikindi cya kabiri baba bayishyizeho ibintu barihinduye, ariko ubundi imbere hose umuntu yagiraga umubiri we yavuka. Abantu b'iki gihe bahinduye umuco, bambara ubusa, imisatsi bayihinduye ubundi bwoko. Amasunzu baratega nk'umukobwa ugiye gukora ubukwe, ubundi bakayakata bagashyiramo umurongo, ubundi barangiza bakayagira gutya mo hagati.
no niko amasunzu bayakoraga rero nange nararuteze nakingije umwana mwabonaga se biba bisa gute iyo byaba ari byiza washokoje nyine ubundi ugashyiramo urugori rero noneho warangiza ukasokoza ukazamura ugakenyera kugira ngo wenda iyo misatsi yise neza wabonaga ko bagiraga n'imisatsi myiza bagiraga imisatsi myiza ko nta kanta twateraga mwashyiragamo ikirere twarakasokozaga neza ariko katari bo kanta ntabwo twazibonaga twebwe naje mwari muzi ntazo twari tuzi ese mwakoreshaga iki kugira ngo imisatsi yanyu ibe imikara ibe myiza ibe miremire bitandukanye hari ukuntu wafataga nk'akantuze k'akajyo ugasa nk'ushyira mu ziko ugasa nk'ukarambura neza kakakoroha kakaba keza niko twabikoraga kuva muri 30 ntabwo byagarutse ntabwo batega amasunzu ntayo nongeye kubona byabaga bisa neza kubura kanayagendera bakagenda bakajya kuyashakisha umuntu uzi kuyogosha murabyumvise ko amasunzu yari ikimenyetso gikomeye mu muco nyarwanda kandi n'uwabaga uyateze yagaragaraga neza ntabwo negereye ababyeyi bakuze gusa nabashije no kubona bamwe mu rubyiruko icyo bavuga ku masunzu n'impamvu batagishishikazwa no kuba bayatega ese wari wagira amahirwe yo kuvuga ngo ugiye gutega amasunzu oya kubera iki ntabwo mbona ari byiza banyina ibintu bishikaje ku rubyiruko cyane ko bari bya kera bitewe n'igihe tuba tugezemo n'iterambere tuba tugezeho usanga hari izindi uburyo umuntu yakogosha cyangwa se yatereka umusatsi bitandukanye n'ibya kera kandi usanga urubyiruko rwinshi rushaka guhindura ibintu nyine ngo rugendane n'ibigezweho ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuyatega nakuze numva babivuga ariko ntabwo nayabonye ariko najyaga numva abasaza twabanaga babivuga bavuga ko abantu ba kera bambaraga amasunzu ariko kuko twe twari batoya ntabwo twagiraga amatsiko yo kubibaza cyane bumvaga mu kinyejana cy'ubu ngubu dufite ntabwo bigezweho ubu n'ubu bakubwiye ngo tugende ugiye gutega amasunzu ntabwo wajyayo oya ari ibintu ari iby'abantu ba kera ubona ari iby'abantu ba kera kuko kenshi tubireba mu bintu by'amashusho by'amafilimi nako kabona ntabwo ari iby'abatoya ukabona ntabwo ari ibyanyu urubyiruko ngo ntabwo bikigezweho gutega amasunzu bitewe n'ikinyejana tugezemo ese birakwiye ko umuco nyarwanda uzimira cyangwa ngo wibagirane ni byiza ko dusigasira umuco wacu nk'abanyarwanda nkuko bavuga ko agahugu katagira umuco gacika niyo mpamvu tugomba gusigasira umuco uturanga nk'abanyarwanda nkuko ababyeyi bakuze bagiye babivuga cyane bakomoza ku myambarire y'iki gihe bo ngo yatumye ahanini umuco nyarwanda ugenda ucika ese birakwiye ko umuco uturanga nk'abanyarwanda ucika ndagushimiye wowe waruteze amatwi y'ikiganiro sobanukirwa ngewe wabagezaga iki kiganiro ndacyari Ntagara Delphine uyu akaba ari nawo musozo w'ikiganiro nari nabateguriye nutinde gukora subscribe like share kugira ngo uzajye ubona byinshi ikiganiro sobanukirwa iba yabateguriye murakoze